wa musozi mwiza aho ni wabera banegerereje nkumbuye kuzarebana nawe Yesu utagitandukana wa musozi mwiza aho ni wabera banegerereje nkumbuye kuzarebana nawe Yesu utagitandukana. Aha ni inzira zitunganye yego nawe urabizi rero kamere yagutsinda gute cyane ko buriya tugenderwaho n'imyuka ibiri yego nimwumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu ni izina riryoshe riruhura indushyi rikamara imibabaro yose. Jemba numva umuntu ukijijwe nta kindi navuga pe kuba akijijwe it's enough. aboneka uyu mukobwa ari single uramutse ubonye umugabo w'umunyamahanga wamushaka umunyamahanga utari umunyarwanda na byaterwa n'iki byaterwa yes reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza abakurikiye Wisdom TV Rwanda igicamunsi kiza kuri mwese niba uri mu Rwanda mu ntara zigize igihugu cyacu uri mu burasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali reka twifurize gukomeza kumererwa neza niba utameze neza kandi tukwifurize kumera neza kuko uyu munsi bimeze nabi ariko ejo bigahinduka kubera Imana. Diaspora turabasuje cyane warakoze kuba umunyamuryango mwiza wa Wisdom TV Rwanda kifuza kubana natwe umunsi ku munsi natwe ntago tuzigera tugutenguha niyo mpamvu turi hano kugira ngo dukomeze kubahereza ibyiza byinshi mu byiza rero uyu munsi tubafitiye nibi bituri imbere nabyo nibyo twabazaniye turi kumwe n'umustar wakamejeje sha salam meze bite meze neza ntago iryo jwi rwose ryatuma meze neza meze neza vuga cyane meze neza so none ziryo jwi ryawe iki none nuko rimeze yego ago none wongeremo akajwi kabisa kugira ngo tuganire n'abantu badukurikiye abashe kumenya nyine ni wagwana meze bite meze neza aha sasa rero twe turakuza ariko ugiye gutangira wibwira abantu bagukurikiye nimwumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu ni izina riryoshe riruhura indushyi rikamara imibabaro yose. Murakoze. Amazina yitwa Muhoza Loving ndi umuririmbyi muhanzi ku giti cye ndirimba muri Fishers Family kuri hano i Kigali. Murakoze. Man nese narubonye ko ntangiye kurira se byanashoboka ubwo umwuka yagukoze umwuka wera abantu warunjanye umwuka none wisuga kata Loving amakuru ni meza meze neza yego bite bya Fishers Fishers ni amahoro ndabakunda urabazi ndabazi urabakurikirana murepetera Kimihurura ku Muhima ni he aho ngaho izo karitsiye zijya mu mujyi tu yego ndahazi habamo umuvandimwe wanjye cyane yitwa nde higa wa mwana we wacu yitwa Ndera KS harimo ba KS benshi gato nyine tu kubona ko kakiri gato kirabura kepfiyo yego kazi no kuririmba bose wande nzamutumira muri kumwe nta kibazo Fishers se amakuru
tumeze neza yego muduteganyiriza iki se nkurikira practice zanyu kenshi na kenshi kuri channel mwazishyizeho yego n'abakoreye subscribe ahubwo muzagura ka turanabatumiye rwose dufite igiterane kuri 16 z'uku kwezi ubwo ni ku kindi cyumweru right yego abantu bose bazaze bitabire nawe ntuzabure kizabera hano ku Gishushu muri Hope kwa Bishop Gakamuye Inosa ngerega amatorero yose ndayazi maze n'abashumba bayoboye ndabizi urumva je ndi umukristo ndasenga bazaze batarame yego yes andi makuru ubuzima bwawe bimeze bite meze neza nta kibazo nawe urabibona ndakomeye sa neza meze neza ndahumeka neza ko gusa neza ngo nta muntu kwisha inyuma se ariyo mo kumubona nawe reko iyo smartness iyo smile iri kuri face nta muntu byisha inyuma urimo kubikurikirana muri iyi minsi ni kubera Imana cyane kubera Imana ngape kubera Imana kubera Imana anyway twari tugukumbuye kabisa asante umuririmbyi mwiza cyane umunsi dutewe iteka no kukwakira kuri Wisdom. Thank you so much. Channel is cyangwa ni gogambe Wisdom TV. Of course. Igikurikirana se ikurikirana ibiganiro bya Yakamwana si cyane ariko ndayizi ariko si cyane ubwo rero umunsi ngiye kujya buri mwanya ndebaho so uri umwe mu baririmbyi baririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana yego so uyu munsi wa none mperuka kubona cover yawe wakavarinze indirimbo niyo ndirimbo ya Meddy Adrien indirimbo wakoze neza. Thank you so much kabisa. Thank you. Yakozwe nande producer ni Sally beat video ni Rego yego cyangwa Peter Rukesha Sally beat se ni witwa Peter Rukesha yego tumusoze cyane umanga wikoze neza cyane asante. Rero mbere yuko dutangira cyangwa mbere yuko twanzika cyangwa mbere yuko twinjira mu kiganiro urabanza turirimbire iyo ndirimbo niyo ndirimbo imwe mu ndirimbo wakavarinze kandi ukayikavaringa neza. Nema se ni wayibonye? Narayibonye ariko ngiye nkubwiye no kunze. Okay birakushoboka. Nanjye niba munakubwiye ngo imwe mu ndirimbo. Hakibaza. Asante sana. Ukurushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze ari ryo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha icyo ushaka gusa bima amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye na numwe wankunda ngamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe utongera gusinzira yabonye ubwiza bwawe agira ati narenze ngo ni raving wa kera ariko mbonye wa kera gihari gute kwaririmbaga kera n'ubu niko bikiri kabisa nokuri niki ujya ukora kugira ngo keeping momentum y'imiririmbire yawe? Cyambere ni practice kandi ikindi byose biva mu gusenga buriya Imana guha impano ugasenga kandi ikindi ugahora ukora icyo kintu naho cyajya ego. Umaze igihe kitari gito mu muziki cyangwa se mu ivugabutumwa rinyuze mu kuririmba n'icyo ujya wishimira uyu munsi wa none byagufashije nkawe raving
wowe ku giti cyawe ndetse na popularité cyangwa societe ubamo? Icya mbere buriya iyo ukoze nk'indirimbo yego ukabona igize abantu ifasha yego akenshi tubirebera muri comments. Iyo urebye mu comment abantu bakwandikiye ko umuntu ushobora kuvuga ati nafashijwe yego rimwe haba harimo improvement ikomeye kandi buriya ahantu bo bari uri kera si ubukiri kuba mu ministeri mu mafamiye atandukanye bigenda bikwigisha ibintu byinshi bitandukanye hazamo na innovation mu kuririmba. Rero navuga ngo ikintu kijya kinshimisha cya mbere nuko ibintu nkora cyangwa imiririmbire yanjye igira abantu ikora ku mutima akagira igihinduka. Uyu munsi wa none hari abantu baba mu muziki cyane cyane igitsina gore ugasanga umuntu arakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, sibyo? Ego. Ariko iyo amaze gushaka cyangwa se ageze mu rugo nakwita rushya ku buzima bwe, washatse umugabo ugashaka ya mpano ukayibura, ese ubona biterwa n'iki? Buriya icya mbere navuga icya mbere no gufokasinga ku kintu uba warasengeye. Yego. Mostly akuntu ushaka gusengera nk'umugabo cyangwa umugore yego gusapotinga mu bikorwa byawe. Yego. Icyo gihe ndatekereza iyo Imana iguhaye umugisha ugahura n'uwo muntu gusapotinga akenshi ntazagufasha. Yego. Ikintu rero kibitera ni kwa kundi ubana n'umuntu muhabanyije ibintu ugasanga niba ndi umuririmbyi akenshi ntago abikunda. Iteka inshuro nyinshi niyo ngiye muri zo practice ngiye mu bintu bijyanye n'imiririmbire akenshi ntago abiha umwanya na support iba ibiriho kuko niba mufate n'ubufite yego yatabi support nza akenshi ucika intege. Yego. Ujya urakara? Njyewe ntago nizi ndakayo. Uraseka? Ndaseka nkababara gusa. Ni iki kijya kigusetsa umunsi ku wundi? Ikintu kijya kinsetsa ikintu cya mbere kinsetsa kikananshimisha buriya ni ukuba nicaye nzi neza ko ahantu hose ndi aho ariho hose ushobora kuba naririmba singira ikibazo kuko si buri wese wabikora buriya ariko icyo kintu niyo nyitekereje ndanezerwa muri ibyo. Ni ryari wamenye yuko cyangwa se wiyumvishemo yuko ushobora gukora umuziki ukaguhira ukagutunga kandi harimo no kuramya Imana? Nabitangiye niga primary mu wa 4. Zamuraho kuri mikoro. Ega. Mu wa 4 primaire. Hari ukuntu ikintu noneho kirenga kuba impano kikaba ikintu ukunze kikabuzima bwawe. Rero ni ibintu nakunda gukora, nakuriye muri korali, ni ibintu nyine nibwo buzima bwanjye. So navuga ngo nisa ikintu kiri ubuzima aba ari ikintu cyawe n'ubundi. Rero kuvuga ngo ni ikintu cyanunga ubuzima bwa buri munsi navuga ngo ahubwo ubuzima nibwo mbayemo bw'imiririmbire bwo kuramya guhimbaza niyo mahoro niyo byishimo ni everything. So navuga ngo ni ibintu byankuriyemo imbere muri njye. Hari akantu ushaka ko uturirimbira gatoya kavuga ngo ntizemera kw'ibirenge byawe biteguza? Ako uko nyine uhera aho ngaho karirimbi kose. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda nabwiwe nikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira. Ni hehe ujya ukura imvano yo kuririmba? Kuri mama wanjye. Mama wawe namuririmba? Wibeshye. Ego. Mama wawe nzi ko ari umusenzi ariko ibyo kuririmba byo ntago mbizi. Erega byose gusenga no kuririmba birafatikanye. Tabarigo.
gusenga no kuririmba ni ibintu bibiri ariko bijyana. Abaririmbyi benshi bakunda kuririmba ariko ntago bakunda gusenga. Cyane bibaho. Ibyo bintu urabyemeza cyangwa urabizi? Ndabizi. Yego. Wowe kuri wowe ubigenza ute? Njyewe ukuntu mbyumva buri hari umuntu yumvamo kuririmba, kuramya no guhimbaza. Yego. Akaba afite n'impano yo gusenga. No, hari n'undi nyine agarasenga. Ariko kuririmba biri hasi. Arandi uzumva muri korali cyangwa muri ministeri hari abanyamasengesho, hari abaririmbyi, buri wese aba afite ikintu yiyumvamo, harimo umuvugabutumwa. Yego. Icyo nicyo kiba kiganje muri we. Ariko suko badasenga. Ahubwo ikiburi muri we nicyo kiganza kurusha ikindi. Yeah. Ujya ufata umwanya wawe ugasenga? Yego. Ugasengera umuhamagaro wawe? Buri munsi. Yego. Ni iki wasaba nk'umuntu utekereza yakureba agatekereza akavuga ati uriya niwe my future wife? Uriya ntago navuga ngo ndeba agatekereza ko maso abana ya bitandukanye. Kandi bakunda bitandukanye. Ariko rega amahitamo yacu ava ku maso yacu no mu mutima. Icyo kibazo ntago nakimenya pe kuko sinzi ngo yarebe. Ubu ntago ushobora kubwira umuntu ugukunda ukuzirikana umunsi ku munsi uvuga ati ngiye raving ya mbere umugore, kamubwira uti rero niba ushaka kuza ugomba kuza uri umuntu umeze gutya na gutya. Uriya njyewe nk'urugero ushaka kuvuga ngo umuntu wumva ko yifuza kuba namubera nk'umugore. Yego. Cyambere nuko agomba kuba akijijwe. Kandi gukizwa buriya hari umuntu wita gukizwa ku izina akavuga ko akijijwe. Yego. Ariko gukizwa ni imirimo, imbuto herera bagenzi bawe. So njye mba numva umuntu ukijijwe nta kindi navuga pe, kuba akijijwe it's enough. Aboneka uyu mukobwa ari single. Uramutse ubonye umugabo w'umunyamahanga wamushaka? Umunyamahanga? Utari umunyarwanda? Byaterwa. Byaterwa n'iki? Byaterwa nuko mubona n'uwo ari we. Yego. Nuko mubona n'uwo ari we? N'uwo ari we se ugushatse kuvuga iki? Na umunyamahanga buriya cyane nkanjye akenshi ntabwo tuba tuzi nk'imico yabo, ibyo bakunda, ibyo birirwamo. So nubuzi ngo ni muntu ki. Kandi buriya hari ibintu imyemerere yacu dufite, ngiye nkanjye y'umuntu mba numva twabana uko azaba ameze. Yego. Hari igihe rero wamura ukabona ntago bihuye. Uba wumva umuntu mwabana yaba ameze ate? Cyambere nabikubwiye n'umuntu ukijijwe, umuntu uca bugufi, umuntu ukunda abantu. Ikindi ni umuntu navuga ngo ugira amagambo make. Make pe. Ngiye kuko ngira menshi ntabwo. Yego. Ikindi cyanyuma umuntu uzanetesha. Cyane. Kunda guteta. Niyo mpamvu uriya musore rato wamuretse ntakirimo. Wowe. Wowe. Hari uwo navuze se? Nawe uramuzi. Nawe uramuzi. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo ushakanye na wa muntu utazi ko yaza gutetesha kwa raving nta biriyo. Byangora. Byakugora. Mukaba ariko mukabana. Gute se? Byakugora ariko mukabana. Akenshi buriya ashobora kuba akijijwe, asenga, aca bugufi, atajya amagambo menshi. Ibyo ni ibintu umuntu agenda yiga gake gake, ntabwo ari ikintu yaba atabizi. Ariko umuntu mwabana ubuzima bwawe bwose, ikintu ukunda agomba kukiga akagikora. Ikintu cyitwa salvation cyangwa se agakiza gasobanuye iki nkawe nk'umuntu kuri wowe nka raving? Agakiza karimo ibintu byinshi, ariko agakiza uko nakavuga hari kamere mbi. Urumva? Nabwo agakiza ni ukwitandukanya n'ibyo kamere mbi irarikira. Icyo gihe navuga ngo kugira wera imbuto. Yego. Si uko ubukijijwe, ahubwo nuko hari ibyo uba warasize. Yego. Ibyo byose bya kamere mbi ukitandukanya nabyo. Ese raving umuntu abasha gutsinda kamere cyangwa kamere iramutsinda? Umuntu yatsinda kamere. Gute? Icyambere no gusenga. Icya kabiri iyo wasenze buriya
no gushaka ubwami bw'Imana ko ari gusenga akaba no gushaka ubwami bw'Imana ugakiranuka cyane ko iyo ufite ubusabane n'Imana akenshi uyoborwa n'umwuka wera kandi iyo wayobowe n'umwuka wera akenshi inzira zose unyuramo ni inzira zitunganye yego nawe urabizi rero kamere yagutsinda gute cyane ko buriya tugenderwaho n'imyuka ibiri yego umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana yego so niwamenya hari igihe umwuka w'Imana ari igihe ari imbere wa Satani ari inyuma iyo urimo kuyoborwa na kamere mbi icyo gihe nandi Satani aba yaje imbere kijya kuyobora mu buryo ashatse ariko umwuka w'Imana urimo kukuyobora uri imbere yawe sinekereza ko umwuka w'Imana yakuyobya icyo gihe nawe urareba ukabona ndimo kuyoborwa n'iki. hari ijambo ry'Imana riba mu ngoma za kabiri rivuga ngo Yabesi ngo nuko Yabesi atakambira Uwiteka Imana abwira Imana ngo icyamukagura imbago zanjye ariko ikiruta byose asoza avuga ngo ukandinda ibyago ntibimbabaza. Yego iyo sengesho yarisenze like arimo nko gusa nk'umuntu werekana agahinda n'umubabaro byaranze umuryango. Iyo mfashe kamere nshobora gufata kamere y'umuryango, kamere y'igisekuru, kamere y'ubwoko, ugasanga ni ya kamere yarandase umuryango wawe cyangwa famiye yawe. So nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu usobanukiwe iby'ijambo ry'Imana rigusaba, nk'umuntu uzi gutsinda kamere agatsinda icyaha n'igisa nacyo, uyu munsi wa none umuntu uri muri iyo gap, muri uwo murongo akavuga ngewe iwacu navutse bameze gutya, nta mpinduka nta n'ibyiringiro, wamugiriye ihe nama? Inama ya mbere ni ukwigirira icyizere. Yego. Kuko nta kibaho mu isi kidashoboka. Buriya ujya kuvuka Imana hari ibintu barakugeneye ko bizakubaho, hari ahantu uzagera, so which means ibintu byose bimo kuza mu buzima bwawe jya wumva ko ari ibintu byagenwe kubaho kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugera, kuko n'ubundi nta gisubizo kiboneka hataje ikibazo. Yego. So agomba kumva ko ibyo yanyuramo byose byagenwe kuri yo kugira bibeho, kandi iyo hari ikibazo ugomba kwexpectinga ko imbere hari igisubizo. So cyo nambwira no kuba patient, ikindi akizera we ubwe, ikindi agasenga. Barasenze uburiki. Wumva wa pastor? Wumva wa pastor? Njewe? Umuhamagaro uje wawemera? Yego. Nawemera. Abanga nshingiye kuki? Kaba mama pasteur. Yego. Imana se nanjye yampaye umuhamagaro. Bisengere. Bisengere niba ushaka. Nese abimana ihamagarira kuba abapasiteri baba barabisengeye? Oya, buriya hari igihe Imana iguhamagara. Yego. Mu muhamagaro washatse wayisabye. Kandi Imana ikuremo ikintu ikagwa kuba mu pasiteri cyangwa mu pastor utabishaka pe. Yego. Ariko ko ari ikibona. Ese umuhamagaro n'amahitamo y'umuntu bitandukanira he? Amahitamo n'umuhamagaro. Yego. Navuga amahitamo, navuga ni ikintu ngiye ubwanjye ku giti cyanjye narebye nkagikora ku bushake. Umuhamagaro na uko nge mbitekereza, Yego. Umuhamagaro ni ikintu kiba cyarabaye, like ni ikintu kiba cyarasezeranijwe kuri wowe kuzaba utahindura. Ni ikintu kiba kiri hamwe yuko kigomba kuzaba cyangwa kubaho. Turaguma tuganire tunaririmba. Tugiye kuturirimbira. Indirimbo niyo kaba gace gato ukunda. Akemba nkunda? Yego. Yego. Ako ndirimba gato. Nkumbuye Imana, nkumbuya abera, nkumbuye wa musozi mwiza, aho niho abera banegerereje. Nkumbuye kuzarebana nawe Yesu utagitandukana.
wo musozi mwiza aho niho beraba banegerereje nkumbuye kuzarebana nawe Yesu ubutagitandukana. aha abagira inkwi barya ibihiye Iki abagira inkwi barya ibihiye abagira inkwi batazigira se ntago mbizi birashoboka. Ravinga kuva utagiye kuririmba hari indirimbo yawe bwite nkawe Ravinga wari washyira hanze atari cover wakavarinze? Ego birahari. Zingahe? Bwa mbere gitangira kuri codinga njya muri studio naye ko ndirimbo warabibashije gihorere ngiye narari n'ubwa mbere nari ngiye muri recording bwa mbere byari bimbayeho. Yego navuga ngo kuko nakunda kuririmba ntago nagize isoni ndavuga ngo ngiye muri studio kuri coding ariko narimbaga nkumva ndimo kwiyumva nkumva ntago bishoboka. Ukumva urisubiramo? Yego nkumva ndisubiramo birancanga nambara ko numva ari nk'iyanjye bambwira kurimba soprano nkumva ndimbye base nkumva byivanze. Ufite urujwi runini? Oya hari n'umuntu sinzi ishyaka yamamagaye ngo ngiye kumubekingira mu ndirimbo soprano kwa Emery. Ngezeyo ngo nshyikeho rero candirimba base ya soprano iranga neza. None ko twagutunye soprano uzanye base gute? Byaranze yambwira ati zamura gutya aririmba kagasa nakarimba nkumva byanze. Biza kugenda gute? Byarangiye dushatse undi naryajwi barirekeramo. Babonye base y'ubuntu ahubwo nawe iryo jwi naririmbye yashagaga kurishyiramo ariko bitewe n'iryajwi rye abatsoke nibikunde. Azi ko ari nge muntu wageze studio bwa mbere nkahita ndirimba ibintu biri clear. Ngiye rero ntago byambayeho ariko ndirimba iriho ariko ntago nigeze nyisharinga cyane. Ayikoreye kwandi kwa Emery? Ego ewana katubonero kabisa dusoza uriya musaza Emery Touch Nyagatare. Ewana muhungu yaradufashije uriya mugabo nako uriya mupapa kuri pe Imana yaradufashije mu nzira zose twanyuze mu buryo bwo gushaka Imana no kuririmba kugira ngo abantu bishime. Hariya nanjye nararirimbye we hajya waririmbye buriya utatubeshye jewe ego kubaraje wawe urutazi ko naririmbaga nta makuru mfite. Nzi ntabwo urabona aho naririmbye muri korali ku giti cyawe? Haba muri korali haba ku giti cyanjye. Byashoboka ko akunda umuntu aririmba ari nko mu rugo ari muri douche birashoboka. Aho wararirimbye pe aho ndabyemera. ahubwo uko mbonye ko ari wowe utazi ko naririmbye. Azi ko naririmbaga muri worship team kuri rusenge yo muri Eglise Vivante kwa Pastor Sam. Ubwo barabizira? Barabizi. Nari nyoboye nanatera n'indirimbo. Baturirimbira se tukumva? Naririmbye muri Pillars. Ako nanjye narabizi narindi muri Pillars ko nakubonye se. Ahubwo ntago mbiza hano. Naririmbye mu yindi ministeri yitwa Narada. Ego. Ndi na president wayo. Ego. Uranca amazi sha wekenyeye. Uko nje muri Pillars nago najyaga nkubona. Muri Pillars ngiye hogo turi muri Pillars nibwo icyo gihe nakoraga akazi k'ubwarimu. Sometimes nkajya magera bwije mwebwe murimo gusoza. Okay. Nabanje no kujya kwiga iki byose. Asanga mageze bwije ariko haririmbye Merise ni hari n'indirimbo nyinshi ahubwo yankoreye. Cyewe genda umuhanzi ku giti cyanjye utaririmbira muri doshe. Ndabyibutse kamubwira indirimbo akundaga kuririmba ivuga ngo unwaro niyo ndirimbo y'ubuzima bwanjye. Yesu. So nayo nkirimo kukubaza ku bintu by'imiririmbire yawe ariko uyu munsi wa none iyo ndirimbo warayisohoye amajwi n'amashusho? Iyo nasohoye niyo nakoze bwa kabiri. Yawe n'ubundi still? Yego. Yavugaga gute? Arahinduka. Arahinduka. Nta gace kayo gato yaturirimbiramo tukumva iyo ari? Nta kibazo.
amateka ikibazo bituseka ubusetse iki ndishimye se guseka no kwishima se kimwe je ndishimye ajya ngo birangiyemo kurira utangira useka bigasoza urira kanje mu mwuka okay amateka arahinduka naho agera imana itakumva nubwo waba uri ruharwa amateka arahinduka ego iyo ndirimbo wayikoreye amashusho ego irahari abantu bagiye kuri channel bayibona Grand Melodies yego wayibona yitwa Grand Melodies yego channel se ni yandi ni yawe oya pe nagari yanjye ni ya producer Peter nizugwe cyo ukora indirimbo zawe ziri official ukazishyira ku macana y'abandi icyambere buriya nuko igera ku bantu yego ubutumwa bikagera mu bantu nicyo cyambere buriya so ibindi you don't care ugira management no ubwaho mbonye turakora abaje turakorana ngiye gushakira management kabisa muri ndi mwiza se abo hatagira management kuko iyo ufite management nibwo ibintu byawe byaguka kandi uri umuririmbyi mwiza kabisa ndaza gupiningaho link y'indirimbo yawe kugira ngo abantu babashe no kugukurikirana bagende bagukorere subscribe nukuri yereze ko wakoze channel yawe channel yanjye buriya cyangwa izaba itagabura channel yawe iragabura cyarago yanjye yabigabura ko nago nayitunga itagabura igomba kugabura system igezweho ivuga ngo aka gacano karagabura urayizi njya nkumva karagabura njya nkumva niba karavuye kuri we simbizi aka gacano karagabura kaba karimo kugabura ibicyagiye buriya ibiryo tu kunda kurya se njyewe nkunda kunywa byeri oya Heineken oya navuga nkunda kunywa amadrinks cyane cyane passions ndazikunda naho ibyo bindi byarananiye apari y'umuziki wawe loving ni umuntu ki muri mu buzima busanzwe butari mu muziki bitari mu muziki loving ni umuntu ukunda kwisanzura ku bantu nshishikazwa no kumenya umuntu turi kumwe uwo ari we wese kandi ngira urukundo buriya yes ni ukuri pe rwose gira urukundo abantu turi kumwe iyo mbonye ko bafitingana nyine n'imyemerere yanjye navuga ngo pe ndabishimira ngo bakunda cyane ndabazirikana cyane wari wakundanaho ego ufite aba ex bangahe ufite aba ex bangahe n'umwe ubwo hatarimo byandi byo ku ishuri wo ku ishuri njye narakundanye ndabona umunwa ubivuga ubeshya umunwa nyine ku ishuri buriya ntabwo uba uzi buriya ku bintu bimeze buriya iyo ushoje kwiga nibwo ubona ko ari uhumirije yego ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ubara ni ibya nyuma y'ishuri ni iki kigize kikugora mu rukundo ukundana n'umuntu kiyangoye se kumva ko namubwira buri kimwe cyose ugiye aha waba wanagezeyo akagomba ngo uracyariyo nyuma y'iminota ngo n'ubu uracyariyo ese communication ni mbi it's good ariko sometimes hari igihe navuga ngo nk'ubu ngiye ku rusengero right ndi mu rusengero ngiye kubona arahamamagaye nkabanda nyuma nkongera arahamamagaye which means icyo gihe uri mu rusengero ntabwo uba utuje nawe kuko habamo harimo akantu ariko ushobora nko kujya ahantu ugatinda akagwese uba watinzeyo gute ibyo bintu biravuna wigeze ubabara mu rukundo kubabara se abantu ukaba ukundana n'umuntu akagukorera ikintu kikakubabaza mani izabindinde ufite umutima mwiza
za bindi unakomeye urakomeye ntabwo urababara mu rukundo ku buryo numva ndakomeretse cyane abantu mwakundanye no kuri Imana ibaho umugisha ikiza no umuntu yakijijwe ntabwo gukomeretsa birenze ku buryo yagendana igikomere nta muntu mwize mukundana ngo agusaba ibikomeye si umuntu yagusaba ibikomeye ntabyo ufite ntabyo ntabwo nari mbizi urabimenye ntabwo nari mbizi rwose cyane nabyo twikomereze uyu munsi urisenga wakundana n'umuntu umuntu ukijije utari buza kubwira ngo uri hehe watashye wahe oya biriya ibyo ni ibintu bibaho ariko umuntu uri woroheje umuntu usenga umuntu nyine wumva ashaka kujya gutarama rimwe akubwira ati tujye gutaramira hano kuko mu buzima bwanjye kera najyaga numva nasaba nk'akazi ko mu rusengero nko kujya ndirimba cyangwa nkanagura imeza akaba ariko wishyurirwa kwihorera mu rusengero yego nibyo bintu nkunda kuririmba gutarama nkunda umuziki cyane mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda ukunda nde iki kibazo kiragoye kijya gikunda kungora ni benshi benshi cyane pe ariko burarega umuntu twese twemera abantu bose noneho buriya ikintu ibintu biri bya gospel bitandukaniyeho n'ibintu bya sekira nuko twese ibyo nyine ababikora twebwe abakora injyana ya gospel ntabwo hazamo wa mwuka wo gupingana cyangwa ntabwo bijya bizamo kubona ngo yarenze cyangwa yatarenze sibyo ariko byanga bikunda hari umuntu ushobora kureba ukamukunda kubera ibyo akora n'umwuka bikoreramo n'ubuhanga bikoresha n'ubumenyi bifitemo icyambere navuga si uko bose nyine nabakunda cyangwa bose nabagenderaho ahubwo hari umuntu ukura uvuga ngo uyu muntu afite amavuta y'Imana n'ibintu akora n'indirimbo ze zose ukabona ko zifasha abantu umuhanzi wa mbere navuga ni Israel Mbonyi kubera ko ibihangano bye indirimbo yose asohoye hari icyo isiga mu bantu yose cyangwa zose zose navuga ngo niwe navugaho bwa mbere niwe na pointing nk'ubakubwiye ngo nshaka ko uza tugakorana korabo of course yego nahita mbwira ati nze nonaha cyangwa ni nyuma nze nonaha cyangwa kivuga ngo waje tugakorana korabo nabwo ati ndi mu nzira muramutse muhuye n'iki kintu wamusaba aka kanya ukabona director isagara uruhande rwawe icyo namusaba kujya dukorana buri ndirimbo yose agiye gusura nk'abandimo kandi akarikodinga mari agahimba mari kusabye byinshi se kandi nakubwiye kimwe wiyongeye nasaba ngo ni kimwe kigira na A na B yego ako nyine nta n'ikindi buriya ushaka gukopera umuhanga umwigiraho inshuti kandi mugahorana ibintu bya gospel bisa naho bitandukanye cyane n'ibintu bya sekira sibyo kuko buri ibintu bya gospel ni ibintu bifite ubwenge bwabwo bwihariye ubwenge dukoresha mu buzima busanzwe ndetse n'ubwenge bwo kumenya ko wubaha Imana sibyo uyu munsi wa none umuntu w'umuririmbyi cyangwa se wayobotse inzira yo gukora ibihangano biramya no guhimbaza Imana wamugiriye ihe nama ubirimo kandi ubikeneye ubishaka ariko abona wenda nta nzira birafata aho yumva afite umuhamagara ariko akabona nta nzira icyo namubwira nkunda kubwira abantu byose biva mu gusenga nubwo nkunda kubivuga cyane bimwe bakambwira ngo si ibintu byose ni mu gusenga ariko nizera 100% ko wasengeye ikintu ukizera kandi ukagira imirimo bana gusengera kuvuga ati nshaka kujya mu muziki nshaka kujya muri gospel ukicara bisengere so numara no kubisengera utangira ugira inshuti z'abaririmbyi bari ba gospel utangire watending church uvuge ati niba ngiye ku rusengero like
mbashe kwegera abaririmbyi cyane usanga inshuti zanjye nyinshi ni abaririmbyi abahanzi ko sinashaka kujya muri gospel akenshi usanga inshuti zanjye zimba secular no icyo gihe ntabwo byaba bihuye yego cyane ko n'abahanzi akenshi uzabirebe bakina comedy cyangwa abahanzi ba gospel cyangwa ba secular akenshi inshuti baba bagira nabo bahurira muri kariyeri bakunze kuvuga yuko abahanzi cyangwa se abakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ego aribo bantu bakunzwe kurangwa n'imyitwarire itari myiza ngo bariyoberanya muri make nawe niko bibona sinavuga niko mbibona ahubwo navuga ngo ni kamere y'umuntu ni kamere z'umuntu abantu navuga babaho simvuze ko babaho pe ariko iyo utarahamagarwa mu murimo w'Imana neza utarahamagarwa icyo gihe biraba pe kuko cyane ko Satani arakurwanya ariko utarimo neza nyine uko asante sana cyane turimo turagana ku musozo ntabwo twifuza kugira ngo tugutindire cyane ko ufite n'akazi kandi wenda kujyamo ariko mbere y'uko tunasoza reka tugushimire kuba wemeye kuganira natwe kuri Wisdom TV Rwanda urumva nta kintu wabwira bari abantu bagukurikiye icyo nababwira thank you so much kandi ikindi Imana ibamugisha mwinshi ego courage kandi bo bajye babakurikirana abantu basupporting pe yes twizere ko abafana bawe se nabo bari budukurikirane abafana banjye se n'abafana buriya ni iki se abakunzi rega umukunzi ni n'umufana wagukunze aragufana aragusupporting barahari pe barahari hari ahantu bari uraza kubibona nyuma so mu kubasezera ni ubuhe buryo bwiza wumva wabasezeramo so ubutekereje Hallelujah uri nyembabazi reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze Hallelujah uri nyembabazi reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze sera dufite aya ibyo ntabwo birimo happy Raving reka tugushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV Rwanda iyi ni channel y'abanyarwanda ego iyi ni channel yaje kugira ngo ikore entertainment issues zose zo mu buryo bwose ntago dukora ibiganiro by'iyobokamana gusa dukora ibiganiro muri rusange ego mu by'ukuri ibiganiro byose abantu bose bazabasha gukurikirana hano nta muntu tuba duhanganye nawe nta muntu tuba dushyira mu majwi icyo tuba dukeneye ni uko abo twintertaininga cyangwa abo duhereza bino biganiro byacu bagubwe neza bazabonaho abatandukanye bari muri secular bari muri gospel nuko dukora impande zose kugira ngo abantu bacu bose babasha kudukurikirana babashe kugubwa neza uyu munsi uri umuhanzi ukeneye support reka tubwire abantu ngo bagusupportinge they show you love they support you they guide you yes ndimo ndakwaturaho thank you so much amagambo akomeye kandi uyafata uyakomeza ego so
ejo n'ejo bundi we need to see you somewhere else sibyo. Yes, I appreciate. Hari ahantu wageze, hari ahantu turi proud yo kukubona uri sibyo. Ukomeze gusenga cyane, urusheho sibyo. Yego ndarushaho. Ukomeze gusenga cyane. Ikindi cya kabiri, keep hard working. Yes. Ukomeze gukora cyane. Yego. Hari abantu buriya bumva yuko ibintu bipfa kwizana, ntabwo ibintu byizana. You need to struggle for it. Ukakora cyane. By tomorrow cyangwa se n'ejo bundi ibintu bikaba byageze ku yindi level kubera ko Imana ihereza umugisha imirimo y'amaboko yacu. Yego. Haleluya. Amen. So abakunzi ba Wisdom TV Rwanda mutwemerere dusubikire hano uyu munsi wa none. Ibiganiro byacu umva nakagaruka, nta kintu muzigera muturana, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri mu Rwanda, ariko ukabukunda ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Reka tubwire ngo wagize neza, wahisemo kuba umunyamuryango mwiza. Natwe ntabwo tuzagutenguha. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wahamagara 0788238155. Hano Wisdom TV Rwanda ntabwo tuguheza kabisa. Loving. Yego. Hano ntabwo twe tujya duheza abantu kabisa. Nabibonye. Umuntu wese ushaka icyo yashaka gutanga, yaba igitekerezo cyangwa inyunganizi, turayakira. Twibutse ko hano twicaye ni kuri Great Apartment. Wowe w'ikibazo cyawe uri single, uyu ufite sheri ntakugira inama yo kuza hano. Hano hantu bagira amacumbi meza, bagira ahantu ho kuyakirira. Hano haba inkoko nziza irimo umuceri, tuntu twinshi dutandukanye. Mukanya turatestinga. Ifi nziza ugomba gutestinga, urumva? Ifi nziza hano rwose, ushaka ifi nziza wayisanga hano. So barakwakirana ubwuzu, bakwakirana yombi. Nka yangiro yacu y'abanyarwanda ngo ni na yombi. So mutwemerere dusoze Fred Images, turafotora tukaguha amafoto meza y'umwimerere. Nubikenera nawe uriya ntuzagira ahandi hantu ujya. Yes, of course. Urabazi? Urabazi Fred Images? Of course. Okay. So mbere ko dusoza ugiye kubanza dusengere, uturagize Imana, usengere abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda kugira ngo bakomeze guhabwa umugisha. Yego. Ndasengera mu ndirimbo. Yego. Ubwo wizera wese araba yabihawe. Yego. Nukuri Imana yanjye njyewe ndayemera nakizayi muraho naho nanyura mu misozi mire nzikwazayi hindura amataba nangico nzakora zazamuri ibendera vuga ico mwami wankoreye kuko utari umuntu maze ngo witiranye ico wangeneye ubuzima bwanjye. Amen. Wow. Asante sana cyane, reka tugushimire wakoze kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV Rwanda. Abakunzi ba Wisdom TV Rwanda mwakoze cyane ko dukomeze dukore share, dukore subscribe, dukore like, iyo dukomentinze tukalikinga bituma natwe ibiganiro byacu bigera kure bikarebwa n'abantu benshi bikabasha kubagirira umumaro. So ni Fred, reka dusubire ubutaha. Mwakoze cyane.